Kambasoza shiti bakunzi bacu mbifuza kugubwa neza mwese mudukurikiye gatanu kuri gatanu muherereye mu mpande enye z'igihugu zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasira bwaryo. N'abarereye mu mujyi wa Kigali mbifuza gukomeza kugubwa neza, tutibagiwe kandi n'abaherereye hanze y'igihugu, igihugu cyose waba urimo udukurikiye mubwire ngo komeza ugubwe neza. N'amakuru agezweho hirya no hino, ariko tukaba tugiye kwibanda mu karere ka Nyagatare, aho bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Nyagatare ndetse na Karangazi bavuga ko bacitse ku kurya inyama zokejwe mu tubari zizwi nka brushette kubera gutinya ko bashobora guhabwa inyama z'imbwa. Hashize amezi agera kuri 3 abantu bakekwa ko baturuka ahitwa mu Gikorosi ndetse na Akanguka mu kagari Kambare umurenge wa Karangazi bagenda mu nzuri bagamije kwiba imbwa cyangwa se bakazigura n'abashumba. Umuturage wo mu mudugudu umwe muri ako gace avuga ko bagenda ari bane bafite imbwa, bagaragara ko barimo guhiga inyamaswa ariko mu by'ukuri bagamije kugira izo biba. Yagize ati hashize icyumweru muye nabo mu ifamu bagenda ari babiri kandi baba bafite imbwa, bagaragara ko barimo guhiga ariko mu by'ukuri ahubwo bashaka imbwa biba. Akomeza agira ati nkigera mu rugo numvise ngo imbwa yakiza barayitwaye, hashize akanya tubona imbwa inyuzeho yiruka ibacitse, nabo bayiri inyuma bayirukasa, ariko rero bageze ahari abaturage basubira inyuma abiruka. Sabiti Bosco avuga ko hashize ibyumweru 2 imbwa ye ibuze, ariko ibura ryayo akarigereka kuwo yari yasigiye inka. Agira ati inka nazisizemo umwana, hari aho nari ngiye ngarutse imbwa ndayibura, mubajije ambwira ko atazi aho iri, ariko nyuma yaje kumenya ko ahubwo yayigurishije. Imbwa ni itungo rigurwa nk'ayandi yose muri kariya gace ka Nyagatare mwiramirenge twababwiye uko ari 2. Umuturage w'umudugudu rero wa Gihorobwa akagari ka Rutaraka utashatse ko amazina ye atangazwa mu itangazamakuru avuga ko yahuye n'abantu mu rwuri rwe bakamubwira ko baturutse ahitwa Kanguka kandi bashaka imbwa zo kugura ndetse aranabagurisha, nubwo rero ngo bamuhaye amafaranga make cyane. Agira ati bambwiye ko bagura imbwa mbere k'iyanjye bama inote y'amafaranga 5,000 ndayibaha, gusa icyanunguye basabye ko mbaha aho bayibagira, ndahabereka barayibaga batwara inyama. Si uyu wenyine kuko no mu mudugudu wa Mugari akagari ka Rutaraka umushumba yagurishije imbwa ya shebuja bamuha amafaranga 8,000 barayijyana. Uyu yakomeje kubeshya shebuja ko imbwa ihari ahubwo ko igiye mu baturanyi, nubwo hashize icyumweru haje kubashira icyumweru biza kumenyekana ko imbwa yagurishijwe. Imbwa rero baguze cyangwa bibye bazibagira mu nzuri zirimo ibihuru cyangwa se mu mirima y'ibigori, inyama bakazitwara mu mifuka. Uwitwa Nzabonima Jean Baptiste avuga ko yagiye mu murima we w'ibigori asanga harimo uruhu rw'imbwa ndetse n'umutwe wayo, ku buryo rero byamuteye ubwoba bwo kongera kuwusubiramo ari wenyine. Bamwe rero bacitse ku kurya inyama za brushette mu tubari kubera ko batinya ko bashobora kuba bahabwa izo mbwa baba baze. Rero uwaganiriye n'itangazamakuru Ikinyamakuru Today dukesha iyi nkuru, ariko akaba atifuza ko amazina ye ashyirwa mu itangazamakuru, yavuze ko icyamuteye impungenge ari uko kenshi usanga aho bamanika ihene babaze udashobora kubona umutwe wayo cyangwa ibinono byayo. Avuga ko
ashingiye ku kuba yaramenye ko hari abantu biba imbwa, byongeye kandi akaba atakibona umutwe w'ihene cyangwa ibinono byayo, byatumye acika kuri burusheti. Yagize ati ubundi aha muri aka gace nakundaga kuharya burusheti kuko niho nkunda kunywera agacupa, ariko ntiwabaza mucoma ngo akwereke umutwe w'ihene cyangwa ibinono byayo. Inshuro nyinshi nagiye mubaza yagiye ambwira ko umutwe yawugurishije n'abagiye kuwurya, nkabaza ni mbere ibi bitaraduka k'umutwe nawubonaga wagiye he? Akomeza agira ati abijyanye rero nuko nzi abantu bibwe imbwa ndetse n'uwayigurishije, nahise rero ncika ku kurya inyama kugira ngo ntazarya imbwa. Ngayo nguko. Uyu rero yifuza ko abayobozi b'imidugudu irimo utubari botsa inyama bajya bagenzura aho hantu, ku buryo ba nyir'utubari bajya bagaragaza icyemezo cyo ku itungo ryapimwe, kuko rero abenshi bazana itungo bakabaga nta veterineri waripimye. Aha rero hakekwa izi nyama z'imbwa zotswa zigahabwa abakiriya ziswe ihene, ni mu Gikorosi, muri Ijyabega ndetse na Kanguka mu kabari Kambare, mu kagari Kambare mu murenge wa Karangazi. Ariko rero hakaba hari n'abakeka ko ahitwa muri Kimaramu mu mudugudu wa Kamagiri, akagari ka Kamagiri, umurenge wa Nyagatare, naho zishobora kuba zihokerezwa. Ngayo nguko rero muri uriya murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare, abantu nuko rero baje kuba bacika kurya ku nyama, ati dushobora kuba twarya imbwa. Reka rero dusabe umuyobozi utuye muri kariya gace uzabasha kumva iyi nkuru, tumusabe rwose kujya bakora iperereza ryimbitse, bagenzure, batange ibyangombwa kuri turiya tubari. Mu gihe itungo ribazwe rero bajye bagaragaza icyangombwa cy'uko ryapimwe na veterineri wemewe n'amategeko. Kwirinda biruta kwivuza, mureke turinde ubuzima bwacu ndetse n'ubwa bagenzi bacu. Business dukora zaba iz'utubari tuzikore duharanira no kurengera ihame ry'ubuzima. Ubuzima bwiza rero ni isoko yo kubaho neza. Mureke rero byose tubikore mu isuku, twimakaza isuku y'aho dukorera, bizadufasha rero kubaho dutekanye, dufite ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane, ni Impari TV. Ciao ciao.